nakubwiye nayizanye narakubwiye nta gihugu ntajya murega ngo mbakubitire mu gafuka nabajyanye za Mexico mbajyana muri Espagne mbajyana muri Kenya nta gihugu narabagezamo kuri inshuro nikojeje no mu Amakuru shirabana igashama ku amakuru jana za Dubai nshaka amakuru shirabana igashama ku amakuru ruhagaze amagara Nikiwaba igikobwa amakuru yawe igikobwa seko wabuze ko mwabuze byo bintu wigize bikubiye gake ni buke byo mwigize gake bikubiye gake bikubiye gake byo mwigize anejo dutado wani tunabona two turagoa nabaye umujangweri beburi nka caguwa izo lipsi zihumura ikawa makuga kawa iyi ni gakondo nakazanye haruwaza ku kibuga cy'indege uramubona ariko simumuzi namugaruye mwe gusa muyatanga nyakenyerereho ageze ku kibuga cy'indege ni umukire filime bayise biliyoneri umunyamafaranga yafite za miliyari hari ba miliyoneri kumusanga umuntu afite twa miliyoni tungaho ugasanga yaciye igikuba hari ba biliyoneri ubusanga dufite za miliyari ariko usanga ducisha make mwari mwumva kira hejuru ya ruwaje filime bayise omugaga imodoka zaje kumufata ni ku kibuga ari hakunino ndaguhamagara mu kanya mwana wanjye ruri wariye mama nari mu ndege okay telefone he umushoferi umva mama umushoferi gutwara ibirometero 3 ku isaha ntago namuha telefone muvugishe sa mwana wanjye ngo mu rugo uruhuke mama ngiye kubanza nyure ku ruganda ndebe ukuntu bimeze muri guhamagara sasa bidatinze tugaruka yakunino mwese tubahaye ikaze ngiye guhamagara managing director Buvaneshwari ahamagaye umugore Buvaneshwari niwe nyiri ruganda niwe managing director ndabasuje mwese hari impamvu nabahamagaje mwese ni nyiri uruganda rwe n'umugore niyo mpamvu iyi ni iki kinama nabatumije mwese aba auditeri ba avoka ndagira ngo uyu munsi tuwusangire ibyishimo murabizi umwana wanjye yigaga mu gihugu cy'amahanga none yarangije kwiga yagarutse mu Buhinde niyo mpamvu inshingano zanjye zose n'ibyo nakoraga mu ruganda byo kuruyobora ngiye kubishyikiriza umwana wanjye ku mugaragaro aba ari utangira ayobora uruganda wa mwana dutangiranye dore ngaragera mu rugo bakahita bamuha uruganda ngo aba ari we uruyobora byifashe bite agafilime bakise kwa kundi biliyoneri cyase we nyiri za miliyari ze
mu yandi magambo n'ibikugora ukite bakiseroke kuko nawe ni umunyemiliyari ze. Mari babu si munsi hari icyo cyabaye n'abandi bari hafi aho ngaho. మీ తమ్ముడు గారి పిల్లం బాధ్యతలన్నీ కొడుకు అప్పచెప్పేసిందండి. అంతేకాదండి ఈ దసరాకి బోనస్ 16% ఇస్తుందట. Sasa tugaruke hakuno no kubari hakuno none. Mujinga we gukubite silipa bisakuza mugabo wanjye ariko mugabo vana umugabo agize ishyari ry'uko hari abari guhererekanya ububasha ku nganda. Uyu mugabo ninde ariko butuje wa mugabo. Sasa umugabo rero ufite akawarata అమ్మో ఇంకే వస్తుంది నాకు ngute nasinzira se. నేను సంవత్సరాల నుండి కాపురం చేస్తున్నాను. మిమ్మల్ని ఎలా నిద్రపుచ్చాలో. nyuma y'imyaka ndi umugore wawe sinzi uburyo nagusinziriza pe. Umugabo kugira ngo asinzire bamwereka amafaranga akabona gusinzira. Iyo atabonye inoti ntagasinzira. Sasa barakwereka ko hari uri mu nzira agenda. Sasa mu nzira uri kugenda ni umushoferi. Wa mugabo usinzirizwa n'amafaranga hari imodoka zamwitambitse. Ni umugabo tutazi gusa twabonye ko afite ikiwarata gusa afite uruhara. Mu nzira agenda shoferi arakomwe. Shoferi arakubitwa umugabo aramwinjirira baramushimuta. Ni umugabo dutangiranye. Bimeze bite? Umugabo barakubise. Bashimuse kubita inkonji mu ruhara. Muzehe umusaza w'uruhara basi reka tumwite passage. నీకు 10 నిమిషాలు టైం ఇస్తున్నాను. Tugwaye iminota 10 hamagara umuntu watuzanira miliyoni 2. Bangukana miliyoni 2. Kubera iki? అంటే గుండెకాయ పగిలిపోద్ది. Ningutera indi ngumi umutima urahagarara. Hamagara umuntu watuzana miliyoni 2. ముందే చెప్పుండొచ్చుగా. Iyo muza kumbwira ko muri buze nari kuba naboherereje miliyoni 2 kuri konti yanyu iyo mumbwira ko muri buze kunshimuta. Hanyuma nkababwira mukajya kunshimutira abana banjye b'abahungu 2 బ్యాంకులో 5 కోట్లు వేసి రెడీగా కూర్చొని ఉంటాను kugira ngo namwe muze kuma amafaranga. Bamurasa urutoki umusaza. 5 నిమిషాల డబ్బులు రావాలి. Urumva tugwa iminota 5 hamagara bazana amafaranga. తీసుకొని ఫోన్ చేయి. Fata telefone hamagare bazane miliyoni 2. Umugabo ni umukire ko nagashaka guhamagara ngo bazane miliyoni 2. Yaje kuri telefone hamagare bazane miliyoni 2. Aho guhamagara ngo bazane miliyoni 2 atora igitambaro. Ni mu ndasira hano ndapfira hano. Nta natanu muri bubone. Arangije ashira igitambaro mu kanwa ni mu nkubite basi mu nyica ariko nago nabaha miliyoni zanjye 2. నా ఏసేమంటావు అన్నీ పనికొచ్చేటట్లేదు. Iki kigo gitukira se ko kidashaka kwishyura. మన నెక్స్ట్ సెటిల్మెంట్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. Tumurasha bishobora kuzavangira ubutaha gahunda yacu. పిసినారుడు పోలీసుల దగ్గరికి వెళ్ళలేరా? నువ్వు ట్విట్టర్ Ikigo gibanze gukira se ntabwo gishaka gutanga amafaranga. Boss urutoki rwawe urarutaye. Boss babonye nta mafaranga ashaka gutanga barakihorera. Ati amafaranga urutoki si rwo rw'ingenzi. Ahubwo uriya mugabo wankubitaga yataye igiceri cy'10. Bivuze ngo umugabo akunda amafaranga kurusha urutoki rwe. Sasa tugaruke kuri rwa ruganda rumwe twatangiye umusore witwa Arur. Mama we ari umuhata umusore naruyobora avuye kwiga amahanga. Mumeze neza mada? Sasa umugore mu ruganda abaza suhuza barimo bose niwe n'umuhungu we bafata abakozi neza. Arur buretse Lalita umwana wawe ari kurira. Genda uri impamvu ari kurira. Ni umukozi waje mu kazi azanye umwana. Ati dukora cyane dushaka amafaranga kugira ngo abana bacu babeho neza. Nta mpamvu yo kugira ngo tujye dutuma abana bacu baza kurira ngo nuko turi mu kazi. Umwana ntakarire ngo nuko uri mu kazi kuko n'ubundi nibo tuba dukorera. Ni umugore wumva ndetse n'umugore ushyira mu gaciro ukunda abakozi be. Nagashyira abakozi ngo abavunishe mu gihe umwana w'umukozi yaba ameze nabi. Abagira ngo abakozi. Sasa umugore uko yakarangaye imashini rano yarazengurutse itangira gukururwa umwambaro yambaye. Umugore imashini yakuriye ijipo yambaye akubita umutwe ku cyuma ahita atanga imihoho. Urebe ukuntu gupfa ari umunota umwe ariho bakubwira ngo umuntu yanyereye. Yari yanze gutega moto ngo itamukoresha impanuka akanyerera agapfa. Mama batangiye kunyuza mu byuma. Nakuri ujya kugura telefone ugasanga barayifunguye ati telefone yakozwemo. N'umuntu iyo batangiye kumubaga nyine umenya ko nyine yakozwemo. Ati telefone ntago nyigura wana barayifunguye cyangwa iyi laptop. Umusore akibuka mu buryo yajyaga mwambika mujyanye ku ishuri. None mama ameze nabi ari kunyura mu byuma. Bimeze bite? Ni wa mwana Aruru atangiye kwibuka mama ukuntu yajyaga mujyana ku ishuri umwana akagenda arira. Mama akishyura minesi, mama nawe agasigara arira umwana wanjye agiye kwiga. Ibaze mama yasigaragarira umwana wanjye agiye kwiga ubuze saa sita ziragera ryari ngatahe. Ati mama akora atitaye ku zuba cyangwa imvura kuko abana be baba ari bosiye.
n'akaririmbo umubyeyi arakora buriya mama ari mu bitaro ameze nabi ariko umusore akomeza kwibuka ukuntu mama yamwitayeho mama yamuhaye keya ati mama buriya ashonga nka buje agira ngo twaduhe urumuri ati mama yageze imbere ya mwana wari kumwenyura yibagirwa uburibwe bwe ati mama ameze nk'urusengero kuri njye umusore yajya mu kazi bamuha hasinya bikamunanira umukecuru agiye amara amezi menshi mu bitaro mpaka n'isabukuru ye baza kuyisereburira mu bitaro yakubise igihorihori ku cyuma iminsi yaragiriye icuma umusore wari uvuye kwiga mu mahanga ngo akurikirane iby'uruganda rw'iwabo byaramunaniye nabyo byageze aho umukecuru amukura kwa muganga bamuzana kumurwariza mu rugo kuko barabona kwa muganga akazi kabo bashinzwe baragakoze byarabacanze nakubwiye ntukiyemere ijya ucisha make umukecuru yari muzima ariko imashini namukuru yahita uyu mukecuru yavuriye mu bitaro amezi 6 hashize amezi 2 umuzanye mu rugo ariko ntago arava muri koma nkubwije kuri niyo minsi ye ya nyuma byaba byiza ino minsi ye ya nyuma kugira ngo apfe ayimaze mu rugo umukecuru namwe mubamuvuga ati imana isikaje gutwara umugaragu we sasa umusore yajana muvandi yicaye munsi y'igitero umusaza wajana bamuga ati muvandi vayo ni umusaza wambaye imyenda y'idini umusore aramusuzugura umusaza amusatira arangije aramukurura akimukurura hamwe umusore yari yicaye ishami ry'igiti rirahikubita rinini bivuze ngo umusaza aramutabaye uyu musaza amenye guteka ishami ryari rigiye kugwira no muhungu ni ikibazo abimenya ate bega ntago nabazanira ikiwani bidatinze sasa na wa musaza niba abanyamasengesho usanga basenga baje yakunino wa musore uragira ngo mama wakugarukire yego none se umaze gukora iki kugira ngo mama wawe yoroherwe ati ndumva namujyana mu bitaro byo mu mahanga udufaranga mama wawe yari yarakoreye yararuhiye natwe umaze kutumutakazaho sibyo umaze gukora iki kugira ngo nyoko yoroherwe nta kintu na kimwe mfite nakora ese uramutse ufite icyo wakora ngo nyoko akire wagitanga wumva amagambo ese icyo nagusaba cyose wagitanga kugira ngo mama wawe akire uyu ni umupasiteri ni umunyamasengesho natanga buri kimwe cyose wansaba kugira ngo mama akire nagitanga ni umusore aramusaba iki amafaranga yawe ngusabye ngo uyatange yose ugatanga icyubahiro cyawe ugatanga n'ibikuranga mbega iyo umuntu avuze ibikuranga nimba nitwa garoki nabyo nkabyibagirwa nkabitanga sinongere kwitwa gutyo ibyo byose wabitanga nibyo umugabo amubaza nkakubwira ni ibyo bintu byose wari ufite use nk'ubyirengagiza ko ubifite mu minsi mike ibyo bintu wabikora ukamara iminsi mike ntacyo ufite wabikora ku bwa mama wati nabikora wa mwana wakuze utazi inzara icyo ari cyo guhera uno munsi ndagira ngo utangire kujya gusabiriza ku muhanda ubeho nka wamfunguriye ndagira ngo ugende ube ku muhanda nka wamfunguriye iminsi 48 nuyimurangiza iyo minsi 48 uri wamfunguriye mama wawe azakira ese ibyo mbikoze mama wanjye yagaruka umukozi w'Imana araseka ibyo ngusabye nubikora nta nubwo umbajije ate se ninjya gusaba urambaje ngo nubikora ijambo gusaba nta nubwo urivuze mu kanwa kawe urumva ari gute uzajya kuba nka wamfunguri no kuvuga ijambo ngo gusaba bikunaniye ikibazo si azakira wa mwana w'ikibazo ahubwo tangira wizere urebe bizaba nuramuka wizeye umwana iyo ataravuka amaboko uko ushoboye agasenga ngo umwana azavuke ariko ababyeyi bari gukora ibyo byose ngo twe dukure ntabwo bajya bibaza ibibazo nk'ibyo wowe wibajije kuko umubyeyi burya umwana w'abari amaraso ye ari igice cy'umubiri we ari ubugingo bwe ati mama ntacyo atakora kubwo mwana we nimba ushaka ko mama wawe akira ugomba kubahiriza iyo ndahiro ndabizi iyi ndahiro cyangwa iyi mwanzuro ugiye gufata ntabwo woroshye ati kandi wa mwana muri iyo minsi 48 nguhaye ugiye kubaho ku muhanda usabiriza ntuzigere na rimwe ukoresha izina ryawe izina buriya rirakora umukire nk'uriya ashobora no kuza mu kabari akavuga ati ati cyangwa kubura umusitari uzwi ntuzabikoreshe icyaba icyo ari cyo cyose ntuzigere wivuga uwo uri we icyaba icyo ari cyo cyose ntihazagire umuntu umwe wigira umenya uwo uri we kuri umukire we mukire w'inaha kandi buri munsi wawe uzajya utangira muri iyo minsi 48
jya utangira nta n'atanu ufite. Bivuze ngo wamfungurira ukuntu ashobora gusaba uyu munsi agahabwa ibihumbi 10, ejo mu gitondo akazaba asigaranye 5 ku buryo yabikoresha muri uwo munsi. Ati jya urara amafaranga yose uyarangije, buke mu gitondo ujya gusabiriza nta n'atanu ufite. Wumva mukondesi umukire agira ubwoba. Umukire wakuze atarya nabi ari umukire, urabizi kajye kubitekerezaho, ndumva bikaze musaza. Hoshi genda sinigeze no kukumenya. Umukozi w'Imana ambwiye ati genda ubitekerezeho. Ese wabikora? Wowe uri kureba iyi filime, kubivuga biroroha ariko kubikora biragoye. Bagwaye iminsi 48 ubeho uri mayibobo usabiriza. Sasa umwana kugera mu rugo, umugore wari uri muri koma yatangiye gukanura. Muri koma urimo ntunyeganyega, umukecuru umenya avuye muri koma. Kandi umusore atarajya gusabiriza bigenze ute? Mama ndakwinginze mfasha nicare mwana wanjye. Mukecuru ahise ava muri koma. Ubwo bivuze ngo ntago ari ngombwa ko umusore ajya ku muhanda gusabiriza we. Ubwo si ngombwa. Ariko so uri kureba iyi filime ubundi wabikora bigusabye, jya ku muhanda we nka wamfunguriye. Umuhisi n'umugenzi umubwira ati wamfunguriye. Wari umukire wa mbere mu gihugu. Mama, ese mwana wanjye ndaza gupfa? Umwana toya. Mwana wanjye ndumva ngishaka kumarana igihe nawe. Niyo magambo mukecuru amubwira. Ese aruraza kuntabara ngiye nka mama wawe? Kumbe umusore nibyo yarotaga. Mama wari kumubwira ati ese uraza kuntabara mwana wanjye? Yarotaga. Ibaze kurota mama wakubwira ati wanabaye mwana wanjye. Kandi hari umukozi w'Imana wakubwiye ati, yatangiye kwibuka amagambo umukozi w'Imana yamubwiye. Genda umara iminsi karani witi, karani w'ijuru. Akibuka amagambo mama amubwiriye mu nzozi. Sasa arakora iki? Arizera Imana ajye ku muhanda ajye gusabiriza, cyangwa arabifata nka za njuga z'abakozi b'Imana b'abapasiteri? Yari abapasiteri nyine babisha. Ariko si mwese ndabazi. Umwuka ejo bundi nabimfashamo nzabarondora da. Nimva akanyarira cyangwa akadeshi nzabarondora. Ariko barahari nubwo atari mwese benshi, ariko muvugisha ukuri muri abana beza. Sori yaraje hano afata kontakeze, afata telefone. Umva onkere wawe aje hakuno ino. Sasa umusore aruru onkere we yaje kumureba. Onkere ni cya gisasa twabonye gikunda amafaranga. Aro స్థానానికి పడిపోయాయిరా నీ 2 మిల్లులు. Wa mwana we uruganda rwacu rwa inganda zacu ebyiri zimaze gusubira ku mwanya wa nyuma. ఇప్పుడు వచ్చానంటే నువ్వు బిజినెస్ చేసే పద్ధతి బాలేదని చెప్పు. Wa mwana we business sigaye ipfa. Onkere, అమ్మకి బాగోలేదు. mama wanjye ameze n'abararwaye. Ubu ntabwo ndi gutekereza kuri business cyane, ndi gutekereza kuri mama. పెట్టుబడనా Rero urekera gukomeza kugira uruganda rugurishe. పెద్ద ఫ్యాక్టరీ చిన్నది. Sawa, uruganda runini ruto ndaza kubigurisha onkere, ariko mama wanjye amere neza. పెద్దంత కొనొచ్చు. Rajesh ukorana na onkere wanjye ibyo uruganda muzarugurishe. Nimbona umuntu ugura izo nganda muzazigurisha, kuko inganda ntabwo zifite umuntu uri kuzitaho. ఎందుకురా? Ngiye kumara iminsi 48 ntari hano. Yabwiye sekreteri we, wimbaza hondi ninjye uzajya kwihamagarira. ఇక అన్ని నువ్వే చూసుకో. Umuntu wese uzajya ujya umwitaho. Yabisigiye inshingano sekreteri. Umva ndagiye. మిగతా వాళ్ళందరికీ నేను ఫారెన్ ట్రిప్ లో ఉన్నాను. Abazajya bakubaza hondi uzababwire ko nagiye mu bihugu bya kure, iyo kure muri Amerika hafi aho. Umusore ngaragiye. Umusore yarasezeye ati ngiye kumara igihe iminsi 48. Harabisaba kuba unizera Imana. Bakubwiye ati jya ku muhanda usabiriza, kenshi tuvuga ati ubundi se najya kubikora ntanakire wana k'abakozi b'Imana baba banabeshya. Niko abambere batangira kuvuga. Sasa umusore yafashe icyemezo yizera Imana. Buriya kwizera, Bibiliya iravuga ngo kwizera birarema. Korowani nayo ikavuga muri sura yayo 178 ikavuga ati atabatu masahini. Kwizera ni ikintu gikomeye cyane. Kwizera subhana wa ta'ala, amahoro y'Imana mwishimire. Urumva inyigisho zose amadini yose, ikintu kwizera ni ikintu bubaha. Si Islam saba Kristo, saba senga iki, bano basenga Buddha ariko no barizera. Sasa umusore yaje muri douche. Yateze indege, ariko ndagira ngo ukurikire. Mbega mu gace yaratuyemo baramuzi. Yateze indege usanga uwinda ari bunini. Ava mu mujyi umwe ajya mu wundi. Aho basa nkaho batamuzi neza. Ikote ryamuhenze yaguze senkana arabanza risigaho. Umva, మీ జాకెట్ wibagiwe ikote ryawe boss. Yiyemeje menye kujya kuba wamfunguriye. Ikote arizana hano. Yaje hano ku kibuga. Asiga igikapu cye. Ndayobye ibintu atangiye kugenda byikuraho. హలో సార్. Umva boss vayo hano sha, vayo mwe muraza mugata ibikapu hano, simwe musigamo ibisasu. Baramugarura ko musize ibikapu byanyu. Nari ngiye gukamura. Oya nta kibazo kijyane mu gukamura, nta kibazo. Simwe musiga ibisasu.
sasa yateze twegerane, afite amamodoka menshi, filime bayise biliyoneri. Yatangiye kureba ba wamfunguriye, ni umukire, ni umugaga, yakuriye mu gikoma cy'avoka. Ibaze kujya kwicara ku muhanda nawe uri kureba iyi filime nubwo bitaracamo neza, ntabwo wapfa kujya kuba wamfunguriye, arishyura. Umva wingarurira yagumane. Sasa umushoferi kure bano, boss we, kumva umusore byose yabisize mu modoka, igikapi n'inkweto yarazisize, arangije mu rusengero ati mana, iyi ndahiro narahiye ntabwo yoroshye, mu minsi 48 ntabwo yemerewe gukoresha izina rye kubazwi uko byamera kose. Nta muntu ugomba kumenya uri wa musore we. Yaje gusenga. Mwadufunguriye. Abafunguza benshi ubusanga bari mu zabukuru, batareba, baramugaye, abandi barabana n'ubumuga butandukanye. Uyu we ni umusore ukiri muto, ufite n'amafaranga, ufite n'imbaraga. Sasa utwasigaranye mu ikofi yakuyemo ifoto ya mama we, ayibika mu mufuka, arangije afata ibifaranga yari afite byo yarakenyereyeho, arabibaha bigabanire. Arebye saa sita zirageze, umunsi urenda gutangira. Umunsi wa mbere n'uyu saa sita agomba gutangira akazi. Ibyo gutebeza, sasa ba wamfungure bano batangiye kugabana amafaranga. Mwana ni 8,200 musaza. Uriya mugabo ninde utanga amafaranga naricara, abandi batanga uduceri. Sasa kunino umusore yemeje gukora ibyo bamusabye. Bimeze bite? Umusore arangije za kunino. Munsi y'imodoka aza modoka nimba ashaka kuyiba, ko iyo modoka rukuntu twara ugasanga n'ibintu by'umukara, atangira kwisiga ase nabi, nyina se nka wamfunguriye. Uwo ari umukire wa mbere mu gihugu, za miliyari zifite, dore ngo arisiga imyanda. Biriya bisaba ube wizera. Yaje yakunda asanga bari kuganira. Umusore afite na fresheri, yakoze inda, urabona rwose ukabona ko yari iryatungo bitaho ngo umukiza cyane. Umva muri aho ntacyo mumbabarire, yabuze nahera babwira ngo mwamfunguriye. Yabonye n'abarusha amafaranga ari ubwana bwo muri segonde no muri bwa university, abona n'ubwana arusha amafaranga atinya no kubusaba. Urashaka kujya Nyakubaho? పేపరా సరే తీసుకో బిచ్చమనే మాటేని నోటి నుంచి రాలేదే. Wa musore we, na n'ubu kuvuga ijambo mbabarira byakunaniye. Urumva ari guta uzabaho nka wamfunguriye. Umusore akifitiye icyizere muri we. Madam mwamfunguriye yaje kwitoza ukuntu azajya avuga. Madam garamfure mwamfunguriye biramucanga, ntago amenyereye gufunguza, we aratanga. Nyagasani wamfunguriye byamucanze, yaje kwitoza ukuntu ajya gusabiriza, ariko uzi kujya gusabiriza kumva ko asaba ari gusenga. Yaje yakorino, bose mwamfunguriye, genda wakigoryiwe, twe dufungurira abantu bamugaye, mwamfunguriye. Ni igisore cyakoze baba kimeze nk'icyateruye ibyuma, ni kizima kiri gusabiriza, harasinzi ko hari niwapfa kuguha. Atangira kwibuka mama we, umwana yakuze ari wo mu bakire, nta nzara yigeze amenya uko isa. Niko ambwiye ati ntabwo ugeze umenya inzara. Yaje yakora kare kagenda, natwe byaraducanze. Yaje no gusaba bamwe b'udutaro. Mwamfunguriye ngo ngwiki inzara iri kunijya, mwamfunguriye mfasha gutya nkwereke. Wansererezi wa kigoryiwe, urufite ibibaraga wagira ngo ni ikimoso ukaza gufunguza wagiye kwikorera imifuka. Mereza inkoni dukubite imbwa, izi mbwa nizo ziteza inyuma igihugu. Imbwa ni umusore kazi isabiriza, barakubise nimwe musebye igihugu mwokapfa mwe. Barabwira mwihangira imirimo mukajya gusabiriza muri abagabo, batangiye kugikubita. Aje kwicara ni umukire, baraba mukubita ni bagafifi, arabarenze. Wamfunguriye sasa nawe yatangiye akazi ko gusabiriza, ariko bari kumubona bakabona nawe akwiye kubafungurira. Wamfunguriye, ibaze watangiye kuba uri wamfunguriye, ariko ba wamfunguriye bagenzi bawe bari kugusaba. Yatangiye kuri bundi abasabiriza bari hakuri na benshi bibanira n'ubumuga. Ati abasaba icyo kurya, bahangayikishwe n'icyo kurya, basaba kugira ngo bare kubabaho umunsi. Nakaririmbo abasabiriza bari hano, we byamucanze. Ruracyafite fresheri, niyo rwakwambara nabura mubona ukamubonamo ibiryo. Yatangiye kwibuka inshi yari y'abaginga, nanjye urunarukubita ruje runsa buruntu, ni ruzima ni urusore. Ibaza ariko ati abakire bagiye bereka abakene utubabazi duke, isi yahinduka paradison. Nakaririmbo Sasu yarebye abantu agiye kubaho nkabo, n'abantu arenzeho. We ni muzima, yarize avuye kwiga mu bihugu byo hanze mu Burayi, yaraje guteza igihugu cy'iwabo imbere, akontorora inganda z'iwabo,
bahise bamusaba kuba wamfunguriye. Abandi basabiriza nta n'intoki bafite. Arasabiriza ati ari byo bavuga ngo biragoye burya ko umukire yazinjira mu bwami bw'ijuru. Uyu mugabo yari umukire. Sasa mu nzira agenda yatoye igiceri cy'ijana nimba atari senkani. Ni umusini wana. Nta n'irindazi ririmo. Umusore yakomeje kugenda mu mujyi. Uyu ni umunsi we wa mbere, nako umunsi nturarangira n'amasa inzara itangira kumurya, kandi yaramenyereye kubyukira kuri dendo. Atangira gura n'abapagasi biyarurije agapura ka turuwasa. Ayo muginga ntasha haha abiyarurije agapura ka turuwasa. Ati muri isi twese tuba dushaka ibyo abandi bafite. Ati niyo mpamvu umuntu wese muri iyi si ni wamfunguriye, kuko buri umwe hari icyo ubushaka. Ubu umukire ushaka ubukire burenze uri wamfunguriye nawe. Uri munsi yawe usabiriza ku muhanda nawe abasaba ni wamfunguriye. Ati Imana yonyine niyo murinzi wabo ngabo bari kwicwa n'inzara. Ati buri munsi burya wabona icyo washaka cyangwa ntukibone, n'ubundi ukomeza wumva hari ikibura. Niko muri iyi si tubayeho. Ese biragenda bite? Umusore yaje hakuno sasa mu nda atangira kumurya icyo mu nda sasa kuryama abantu ba wamfunguriye baryama nimba hari ibiheri, nimba ari ibiki, nimba ari inda bitangira kumurya bare bagingara nibwo akiharyama ntago ari aharyama neza ntaraba. Uyu ni umunsi wa mbere. Sasa umunsi wa mbere nturarangira, iminsi 48 yarayimara ate. Yaje hano bagaburira ba wamfunguriye bose, nawe yaje gusaba bya birya atajyaga arya, kuko inzara imwishe burya niryoha. Yatangiye kubirya, atangira kurara ku muhanda. Afite amazu mu murwa, afite ibipangu, afite imidugudu yubatse, ariko ari ku muhanda. Ibi byose arabikora kubwo kwizera Imana, avuga ati ibi nimbikora wenda Imana iraza kugira gute gutabara umubyeyi wanjye. Bimwe bavuga ati bisaba kwizera Imana. Ari mpamvu mbwira ati kwizera bura ni ikintu gikomeye. Ariko mwisinzi mufite ikibazo cyo kwizera Imana. Nkajye mwizera Imana. None ikibereka ko mutizera cyane, nanjye njye mbona niyo nzanye filime mwizera. Ubusa noneho rock filime yazanye ni nziza ra, kandi murabizi na filime mindaba mufite ikibazo cyo kutizera. Yaraye ku muhanda n'umukire gatorore bamwise Aruri. Yakubaho inzara kiri kunyica. Umva ndaguha agakombe k'icyayi gusa wana. Sasa yagize gutya azana agakombe. నువ్వు పక్కకి జరగవయ్యా, కస్టమర్కి విలువయ్యా. Wa mukingo ifa mu nzira abakiriya dore baraje. Kumbuye nawe yaraje gusabiriza. Fa mu nzira dore abakiriya baraje. Kumbe nawe yaraje gusabiriza, baravuga ati dore umukiriya yaraje, kubera bamubona na fresheri, kumbe ntibazi ko nta kintu ariyo. Yakomeje imbere mu nzira agenda, fate sha arabatangiye gukubita. Mu nzira agenda arabamukubise. Ni bande yigendera, bivuze ngo baracyamubonamo imbyeyi. Mani vayo tumusake mwana, tumusake. Baramusatse. Musake mwana, baramwibye. Bivuze ngo yarari gusabiriza, ariko nukuvuga ngo aracyagaragara nk'imbyeyi. Kuba yambaye silipa, uzarebe niyo yambariye ikabutura y'amafuti na silipa, n'ubundi ubukibona nsa nk'amafaranga. Sasa nawe yambaye kamambiri n'ibipantaro by'amafuti, ariko n'ubundi aracyasa nk'amafaranga. Iyo usa nk'amafaranga ubusa nk'inoti. Baramwibye, baranamukomye. Ibaze wamfunguriye ariko ugifite n'ibyo abantu baza kwiba. Uyu ni umunsi wa kabiri. Uyu ni umunsi wa kabiri. Bimeze bite? Tuvera tugaruka kuri no kuri rwa ruganda rw'iwabo. Kuri rwa ruganda rw'iwabo onkere wavayo. Uyu onkere baramubwiye ati nabona abakiriya azagurisha zino nganda, n'ubundi ntiziri gukora neza, ntizifite uzitaho. Onkere wavayo. MDని కలవాలి. కాటన్ డివిజనా? అవును. Ndashaka kureba managing director. Zakuri no. Onkere we. Zazano niki warata passage. రండి. రావయ్య సెట్. అరులున్నాడు. Karibuni karibuni. పొద్దయ్యా సైమ బెట్టింగ్. Aruri arimo. Sasa onkere aje kureba Aruri, nazi ko Aruri yagiye gusabiriza. Agarara hano. Tangira kureba rwa Aruri. Iki cyana sha cya mushiki wanjye cyaranyiranye. Uyu mugabo akunda amafaranga. ఇటాలియన్ క్యూజిన్ అంటే చాలా ఇష్టం. Aruri yakundaga rwose imitekere muri Itali. Mwakire ibyo muhaye hano. ఇంకా నువ్వే అరులతో మాట్లాడు. Umva hamagara Aruri muvuganisha. అడగటం మర్చిపోయాను. 2 రోజులు. Aruri maze iminsi birimo hamagara telefone ye ntayiriho. అది Nyine rwa sekreteri rwe. అయ్యా నాతో Ndi onkere we mbwira umwana wanjye ari.
ntago ari ukomeza nyikubaho కానీ మలేషియా కానీ వెళ్ళాడే yagiye muri Bangkok cyane Malaysia ఆ ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వు సీట్ కొంచెం mereza nimero zinze kumuhamagara లేదు అతనే ఫోన్ చేస్తాను nta nimero yasize yarambwiye ngo niwe uzanyihamagarira me nimero tuzajya tumuhamagaraho దగ్గర నెంబర్ లేదా nta nimero zufite twamubonaho onkere byaramucanze uyu mwana agiye ati mwaramutse nyakubahwa aruru yaba arimo ra పాస్పోర్ట్ రెన్యూలు nari muzaniye pasiporo ze yari yagiye kuyigira nshyashya ఎందుకు అబద్ధం చెప్పాడాడు kuki uriya musekreteri wambeshye ni gute umwana yagiye mu bihugu byo hanze nta pasiporo afite bivuze ngo hari ikintu bari kumisha ఫ్యాక్టరీలకు కలిపి 4 bose bari abantu uko bafite inganda zihagaze miliyoni 440 zifite agaciro కలిపితే దాదాపు bivuze ngo ziriya nganda uko ari ebyiri zihagaze hafi miliyari అంటే మనవి కొంచెం తక్కువే bose bafite inganda zirenze izacu baraturenze ikigoryi cyaramututse wa kigoryi uri kungereranya n'abandenzeho yarababaye sha bose urushoferi rwe namubwiye ngo bose bari abantu baturusha amafaranga bakurenzeho yakubise ikigoryi wa kigoryi we ntukajya unyibutsa abandusha amafaranga bose mundeke ikigoryi gusa nzakwica ubutagifite umunwa wakinaniye ఎక్కున్నాయి కానీ నా పిల్ల ఒకటి తెచ్చింది కదా లేట్ umugore wanjye ataza kubyara abana babiri ngo mbagabanye inganda zanjye nibyo nari ntunze bambarusha amafaranga ఇక్కడ వాడు ఒక్కడే వారసుడు ati niyo mpamvu uriya musore bamubyaye wenyine akaba ariyo mpamvu bamuraza uruganda ruhagaze za miliyari umusore rero ku muhanda abandi bari kurwanira ibintu we yabitaye natugare kuri ba wamfunguri umva musaza dore wa mugore wambaye sari y'umutuku yajya aduha amafaranga madam mwahushyemo mwadufunguriye barabafungurira mwana bamaye 5 baba wamfungure bari hafi y'urusengero nibura baba wamfungure bajya gutegera abantu hafi y'urusengero ko umuntu abavuye gusenga pastor namubwiye ati mutangire mukore neza kwisaka biroroha cyane kureba uje hano uba ari gufunguza isumwe మళ్ళీ వచ్చారు kuki isugarukara తిరిగి అడగకూడదు ఏమయ్యా దానికి కాదు సార్ మీతో కలిసి nanjye ndashaka kubiyungaho ahubwo ejo yabaye amafaranga menshi తీరుకోడానా ngo iki urabizi వచ్చి ప్రతి ఊడికి ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉంటది ఆడాడు ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెప్పి అది మనం uyu mugabo natubwira inkuru ye turaza kubabara tumusubize amafaranga yaduhaye ejo సార్ reka tumubwire nawe yicara ze dufunguzanyeho kugira ngo atubwire inkuru yicara nawe ufunguze azana agatebe aracyafite ubwibone ntabwo yakwicara hasi aracyafitemo umwiryo kuki wicaye hejuru క్యాష్ కౌంటర్ umeze rega nka kashiya wacu niwo tubara amafaranga icara hasi nka wamfunguriye wa kigoryiwe ntabwo ari uko basaba wicaye nka boss uri mu biro shyira akabuno hasi uce bugufi cara hano hindukira cara hano మన వృత్తిలో మొదటి winjiye mu mwuga ariko isura yawe iracyafite furesheri sha urasa nk'imireti urasa nk'ibicapati by'amafuti కూడా జాలికలి wowe na Maria Teresa kubonye ntago yagufungurira kabisa kandi ariyo munyemwe na Teresa ntiyagufungura ukuntu usa ufite furesheri bakoyeyo siraje banza wanduza ishati imbere na mbere bamukubita ibisiraje mu maso bagire ngo urirutume ivu batangiye neza isura baragiye barayisiga iba umukara asa nka Julius Chita రోజు చేయాలా అవసరం లేదు nzajya nisiga siraje buri munsi ఇప్పుడు హీరోలు మొదటి సినిమాలో aya urisiga iminsi 2 cyangwa 3 bimaze kumenyera urabona umuntu ukina filime ya kabiri niba bataramwakira అందంగా తయారడని అర్థమా అలా అని ఆడియన్స్ మైండ్ సెట్ ariko iyo amaze gukomeza kina filime abaturage batangira kumukunda atari uko ari iboga ahubwo ari uko amaze kubajya mu mitwe natwe rero niko bimeze n'umumara iminsi 2-3 hano ntabwo ari ngombwa ko yisiga siraje అడిగి డిస్టర్బ్ bazaba bamaze kwiyakira kuri wamfunguriye ఆళ్ళని బిచ్చమెత్త ntago nanone dusaba abantu bari kwinjira mu rusengero ya urabareka bava gusenga akaba ari bwo basaba bafite amavuta ukabafatirana n'aya mavuta అంటే వాళ్ళది ukabafasha ukabasaba kandi ugira icyo amwereka ati wuhamo umubyeyi అందరూ బయటకు వస్తారు రా మనం డ్యూటీ ndabona no amasengesho agiye kurangira reka twitegure tubasake abavuye gusenga mwaduhaye mwahushyemo mada iki cyo ntawe uri kugiha వచ్చేయండి స్వామి అయ్యా rwose muduhe umukire wa mbere atangira gusaba అమ్మా yarasabye bwa mbere na mbere ya mbere yarayakoreye yumvishe bimucanze ntabwo yarazi ko hari umuntu wamuha nk'umukire urenze cyane urenze bano bose bamuhaye ntabwo yumva ko hari umuntu wamuha yarebye amafaranga 5 bamuhaye yumva rwose ayakiranye yombi ntabwo yarazi ko hari uwamuha నో ఇంప్రూవ్మెంట్ yahise aza kuyashyira muri telefone amagare 2 రోజులుగా కాళ్ళకు కూడా వాపు వచ్చింది టెంపరేచర్ mama wawe rwose ubushyuhe buracyari hejuru nta kirahinduka aracyameze nabi ku munsi wa kabiri yatangiye kumva ko mama wari buyitakira tora ukuntu Imana ibahigiye mugasambwe muri kuyihutisha uyu dufaranga twambira mu yahise aza kudushyira muri telefone ahamagare piburifone avayo kugira ngo aramugonze mwimuritse sasa kugira ngo mu nzira agenda hari agakobwa keza yabonye abona amafoto yakarayasi akazi hehe ku mbuga nkoranyambaga
arabona amafoto y'aka gakobwa yajyaga yabona ku mbuga. Kugera hano disi agakobwa kabonye uryamye mu nzira nimba yafashwe n'igicuri. Yabonye aryamye hano hasi. Uriya ni umugabo uryamye mu muhanda. Nimba ari igicuri, nimba ari doze. Umusore areba agakobwa kari gufasha umuntu hano. Kabonye umuntu uryamye hasi gakora telefone. Karayimwaka mufuka. Ero ntago nge munzi. Umugabo muziranye ariko yasinze aryamye hano muri rompuwe kwa Rubangura. Nari mbonye mu bantu bamuhamagaye urimo. Ati hakuno kwa Rubangura nora akaduka k'amayoga. Ni umugabo waryamye. Ibyibura yakoze akazi ashinzwe. Ati mama hano hari umugabo wasinze ariko wabona afite abana. Buriya disi abona abana be bamutegereje bavuga ati papa agiye kuza abazaniye ibitabo. None umugabo yasinze uyu musore disi yabonye umukobwa. Abona yaramuzi ku mbuga ariko abona umukobwa mwiza ufasha. Akomeza imbere. Yaje akurino. Basi kugera hano. Yewe tsambwira tuzabijya gutangira umunsi buri gihe nta natanu ufite. Nimba yasabye bakamuha amafaranga ajya agenda yature yamaze gukuramo ibyarya. Mwamfunguriye mwoka byaramo. Nadiginapuru nubichaba? Wese ngo sabye wama ndashonje nukuri huhamo. Iyi signal దగ్గర police umvura bizi urabona signal దగ్గర ఇస్తాను. Tugende ndaguhera amafaranga. Wachinda bangara. Ndaguhera amafaranga hakurya iriya. Kumba ari kwibwirira shire kuri telefone. Mama mwadufunguri. Kumbera abazungu bahari. Thank you. God bless you. Murakoze cyane bose abazungu barabahaye. Umusore no bamuhaye mu madolari. Babahaye mu madolari. Ni abazungu. Correctly like pettewa commission. Mani mwayabaze neza ubwo baraduha amarupi 950 na barayagabanye. Abazungu babaye utudolari. Mani nawe akira. Shirt. None se tujye kugura nk'ishati kwingi iri kunukumva umuteto kandi. Tujye kugura ishati. Sasa bamuzanye hako nino. Niba wamfungure bamazemo igihe. Itra, ide bro. Aro rimwe no tukwerekesha. లోపలికి రా. మామట్ పడుకో. Njiramo indani nkwereke. ide మన షాపర్ స్టాప్. Hano niho duhahira. Kumbe bafitemo inkweto nziza, amaparufa, amavuta, imyenda irenze bayifitemo hano. అవి వాళ్ళు వేసుకునేది. Iyi ni imyenda twambara iyo twarangije akazi. Wowe wambara size ingana gute? నీ దగ్గర ఇన్ని ఏంటి Ko mufite imyenda myiza myinshi. టిఫిన్లకి భోజనాలకి 40-50. Umva iyo twamaze kurya ibya saa sita n'ibya nijoro no ku manywa hasigaye nyine natwe tuguramo imyenda myiza. Ba wamfungure buri batari mu kazi bari iwabo. Baba barusha ingo nziza babayo neza kubarusha mwe mubafungurira. Ndababwiza ukuri. Ndavuga ariko mu Buhinda binasinzi. తుంచుకో అందరూ పనులు పూర్తయ్యాక ఆరు దాటాక ఓ పెగ్గేసుకుని ఇంటికి చేరుకున్నారు అనుకో. Iyo turangije akazi turagenda tukanywa buri umwe nk'icupa rya wayini nk'amacupa 5-6 tugataha twasinze. Atakazi kacu gufunguza karangira saa 12. ఓకేనా? Nyuma y'akazi rero ko gufunguza natwe tujya kurya isi. Turi abantu nk'abandi. బట్టలు ఇస్త్రీ అవుతాను కూర్చోమంటాను కూర్చా. Icara hano ariko imyenda irimo hano hasi tuyitera ipasi kuyicara no kuyitera ipasi. Musore sasa ఇచ్చాడు కదా అని ఈ షర్ట్ umva iyo myenda myiza tukugurishije rero utazaza uyambaye mu kazi. Uje wambaye neza na wagwa na 5. కళ్ళు ఉండకూడదు. Uza mu kazi wambaye nabi nijoro wajya kurya isi ukambara neza. దగ్గరికి వెళ్ళి అడుక్కోవాలని ఆశ ఏంటి? శుభ్రంగా ఉన్నామంటే డబ్బులు ఇవ్వడానికి వాళ్ళకి మనసు రాదు. Ati mpamvu twambara imyenda minini twogoshe n'ibyanwa దానికి ni ukugira ngo batugaburire tubafunguze baduhe. మానంతో మర్యాదగా ఉండాలని. Turamutse tusa neza babona turi abanyacyubahiro ntibadufungurire. శుభ్రంగా ఉన్నాం తమ్ముడు. వెళ్ళి స్నానం చేసి ఈ షర్ట్ వేసుకో. నీకు నచ్చింది కొనుక్కొని తిను. Ariko nanone dusa nabi tukambara nabi ariko nanone tukarya icyo dushaka. Niba wamfunguriye tugaruke mu karesitora karano. Kumbe wa mukobwa nika akora mu mwe twabonye ku manywa. Resitora birimo amasazi nimba atari imibare kuyica. Nakobwa twabonye ku manywa. Umubu wundi akubita urushi akubita umukirasike kubisa umubu. Kumbe kureba kano gakobwa asa nk'uwajyaga kabona ku mbuga nkoranyambaga. Arakazi. Sorry. Mumbabarire. Nukuri nashaka gukubita isazi naga ari wowe. Oya ntaribi. Ariko ari ikigabo kimukubise. Moncheri kumbwira ngo warugiye gukubita umubu yaguhitana. Mubivuga nyine muvuye mu ngumi muri kuri polisi. Ariko ko ari umukobwa nyine urapfusha. Ntaribi ko ntanababaye se. Ndiga ndi umusore. Ugasanga umukobwa atangiye kureba bogari. Big bogari cyatazi ni wamfunguri. Yamanutse kuri mena areba ko kurya gahendutse. Muko banze uje koga intoki nabonye utakarabye nyuma yo kwica isazi. ఒక స్మాల్ పిజ్జా. Aracyifitiye isuku ye unzanire na pizza. Aracyifitiye isuku yo mu rugo ngiye gukaraba intoki ubone kunseriva. Cyatazi yageze mu buzima bubi. Girls, customer. Umva dufite abashyitsi ku resitora menye ntabakirigira.
nta bakiriya igira ku buryo babonye umukiriya babona n'ibintu bidasanzwe. Si umukobwa yabonye ibogari, mbega ibogari, Yesu Kristo, wabona disi buriya gikora gifite amafaranga cyaranagafashe, kumva icyo atazi ntiwafungure. Icyo atazi. Tugaruke kubarara mu mujyi. Telefone kubarara. Ni abarara bo mu mujyi, bya biraro byo mu mujyi. Ni ibiraro biri mu nzira byigendera. Igera hano batatu bavuyemo. Boss afite ikihe kibazo? Boss adusize hano mani nta n'atanu dusigiye mwana. Kandi akabari karafunguye ubuse turanywa iki mwana. Sasa tugaruke kuri wa wundi uvuye kurya. Aracyafite $2 ejo bamuhaye yavunjishije abona n'amafaranga menshi. Mani uriya muginga afite amafaranga agiye kuyatura. Umusore yafashe amadolari amafaranga 1000 arayatura. Mani bivuze ngo umuntu utura amafaranga 1000 kwikofa basigaranye nk'ibihumbi 500. Uriya niwe mukire tugiye kureba. Kumbe uyu ni wamfunguriye. Ari mu nzira agenda baramugota babonye atura 1000. Mani waduhaye 1000 ose musaza. Nta 1000 mfite. Basi duhe 5 musaza. Nukuri n'amafaranga mfite. Ayo nari mfite yose ndayatuye. Uri kubeshya. Wewe watura amafaranga yose surasabiriza. Yego ndasabiriza. Ndagukubita wa muginga we. Ndababwiza ukuri ndasabiriza. Iyo maze gukuraho ibyo nshaka nariye nanyweye asigaye yose nyatanga mu rusengero ngasubira gusabiriza. Ejo nibwo abazungu bamaye amadolari wakigorya ibogari nkawe urasabiriza mu gisake sha mu musake. Baramusatse musanga ni ifoto ya mwe gusa. Muginga n'amafaranga afite ifoto y'umukobwa mwiza sha bakubita hasi. Dore ngo baramwiyenzaho. Yifite ibibazo bye. Ari mu masengesho asenga iminsi 48 ngare ko mama yakira. Bamusanganye ifoto ya mama wakiri muto. Kagafoto ko mbona ari kabi mwana. Ntabwo urabona abakobwa beza mani kugendana igifoto nk'iki. Bukeri kuvuga mama we nabi box. Arabahindukiza. Bayobye. Vuga mama we nabi mama wari muri koma. Bafata ya foto bayinaga mu mazi. Dore ba basore b'ikigere bahazi bimugi. Bamwe bazakubwira ati duha amafaranga mani tujye kunywa inzoga. Bitise bakayiha. Sore. Nabiko nikimwe umuntu ari mu kazi. Yaje gusabiriza. Yari magagari. Nari magaga. Bagisi. Ngomi. Yariye neza, akora siporo, yiga neza. Niyakubita nyine harimo imibare yize. Kubita matematike. Kubita matematike. Muri muntu wiza kubita neza sha uko ashyiramo na ka fizike. Aha. Kigori kimwe cyaje kwihisha. Sore yarabakubise. Yagukubitiye imbwa hano. Zigenda zanduranya. Nundi munsi. Bikora iki umuntu arajya kwisabira. Kumbe dore ka agorye kagenzi ka. Aguruka musaza nakabwa. Karakidusi. Kumusore. Ifoto yo yaje yakorera yoza bayishyizeho ibyondo. Mama ameze nabi. Ndakubiswe nkubiswe bugoma bw'abaporoso. Bamukubise nk'abakubita ingoma y'abaporoso. Mani bigenze biti. Baba wamfunguriye baraje. Inshuti yanjye iranyereye igwamo hano. Muyifashe. Mwabigorye mwe mwari muje kwataka mugenzi wacu none muri kudusaba ubufasha. Niba baba wamfunguriye bandi. Ko mugenzi wabo. Sasa yarebonye kuri mugabo ari wamfunguriye. Manu urabizi uzi ko wa musore ko kari wamfunguriye mukubiswe no wamfunguriye. Mani ndi kubabara naviriyemo imbere. N'urugoryi. Tugaruke hakuno sasa nguyu. Yaraje yanika yafoto ya mama we. Arebe ko yuma. Niko kantu yasigaranye agendana ku rwibutso. Bimeze bite? Katurore. Umunsi ushize awukura mu nzira amaze guca iminsi 9. Sasa tugaruke kuri ka gakobwa. Kano gakobwa mu gitondo yafite udufaranga yararanye arabanza akadutura. Sasa kugera none imanuka yabaye. Oh my god. Mana yanjye. Budileda niko? Wagikobwa y'urutwara nago ureba. Sir sudden break. Ufashe feru hubutse mita nkugonga nago nta kinyoteri wari washyizemo. Yenta utundo chepa. Ibyangiritse ndabyishyura. Wewe wanyishyura ngahe muko? Wanyishyura ngahe? Tunanaga chepu yantestaw. Ndakubaza wanyishyura ngahe? Endara chibeli para wankutunawa? Ubundi wogera na 500. Digala billa astana. Kampani yanjye igwe facture 25,000 wayibona?
erega పెద్ద రాయల్ ఫ్యామిలీ warangiza ukagenda utuka abakobwa ubonye bose weho nimba uturuka ibwami kuki utwara akamodoka k'amafuti reka ninjire imbere ndebe kataloge y'iyi modoka ndebe kugera modoka kumbe hari kunuka muze ఏసీ కూడా వేసుకోలేదు ntago wigeze uzimya AC kumbe ni kubwira ati mwahumekeye mu modoka hari kunuka umukire yarasebye shaho uyu musore amoko ya modoka aba yazi n'ibiciro byayo ni umukire ఏం చేస్తారేంటి sha wa musore ukora hehe ko numvisha uzi ibintu byose షేర్ మార్కెట్ లో వర్క్ చేస్తా అందుకేనా barabaje tukore ko twumvisha uzi ibintu byinshi థ్యాంక్ యూ సో మచ్ urakoze cyane pe మీరు మా రెస్టారెంట్ కి wigeze kuza muri restaurant yanjye urabyibuka yego కెన్ ఐ గెట్ యువర్ నంబర్ none se wamaye nimero za telefone muko nta telefone ngira umusore w'umukire nk'uyu w'iboga rubona mu muhanda uza amoko y'amamodoka z'ibiciro byayo wamusaba nimero abwira ati nta telefone ngira arambeshye buriya ni uko unyemera hanyimye nimero nka bimwe ukajya dukora nyimye namba kumbe si ukumwima nimero nta telefone afite mwiminsi కూడా ప్రమాణం చేయాలరా yumva mwana arahira kutazaduteza abantu ko twakubiswe na wamfunguriye zaza byaye ko byaje kubwira rakiduse baramuzagira umuntu mani dusezeranye ko utazaduteza abantu మనకు మందు పడకపోతే mwana ntago nabasezeranya ko nazabateza abantu mutarangurira byeri bamuzanye mu kabari basi nywa byeri ariko ntuzaduteza abantu ko twakubiswe mwana ngiye munzanira inzoga ihambaye wana మాకు మనిషికో బీట్ basi turanywa byeri తీరా ngiye nywa byeri reka కూర్చుదాని అవమానం turi mu iduka ricuruza za wayini njye narihaye ntago nanywa byeri bitise nzabateza abantu ko mwakubiswe na wamfunguriye mu buhinde kiba ari igisebe iyo umuntu murusha amafaranga kumva ngo yagukubise ni ikibazo mu buhinde bagira ivangura rishingiye ku cyiciro cy'amafaranga ufite aho usanga umutindi yubaha umukire kubi నేను ఎవరికి చెప్పను kigoryi we కోట చెప్పు mungurira irindi cupa naho ubundi nzabavamo ma nta mafaranga dufite basi nywa rino iri cupa reka ntago narinywa ndabaraburiza ndavuga ko mwakubiswe na wamfunguriye ni kaduse ndabaraburiza raki కానీ నీ పెళ్ళం umugore wawe ntago yambera umukunzi musubirane కాదు లాస్ట్ మంత్ అర్థమైందా uranyumva mungurira icupa rihenze ntago mvanga ubwoko bw'inzoga అదే బ్రాండింగ్ umva duha icupa hariya baje kugura తమ్ముడు మొహం నిండా డబ్బులు mani ko wakubiswe ku maso పెట్టుకుని ఎందుకై ni gute kuko umusore nkawe mwiza wakubiswe na wamfunguriye kumba akagoryi kamaze kubaraburiza umva bakubiswe na wamfunguriye no kuri telefone katangiye kubarabuza bakiri no mu kabari kabateje ababarumani wanjegera uraturaburiza tukiri kumwe alo muraho sheri uri he sheri urinde ahita umuvandimwe numvishe ngo wagiye kwiba wamfungure ngo wamfunguriye aragukubita amakuru nta hantu atageze rakidusi yamaze kuyakwirakwiza isi yose iki kigoryi twakiguriye byeri kituraburiza kumbe bari bicaranye cyandika kuri telefone za whatsapp kibaraburiza ati bakubiswe na wamfunguriye nta muntu utabizi hakurino hari uwamenye itara ryo ku muhanda aho ba wamfunguriye barara hari icyaje mu masaha y'ijoro buriya bari abantu baba ku mihanda barara ku mihanda b'abakobwa b'abamama bari ubona bavuga ngo barasaze bari ku mihanda bahura n'ibibazo byinshi iyo ujya kubona ukabona umuntu muzi aba mu muhanda yarasaze ejo ukabona aratwite hano mu basabiriza harimo agakobwa gasabiriza k'akaragi ariko ibigabo bifata ku ngufu hano warurwaje mva mukawucicigankora kasikosikosikosikosikos kigoryi kijya ku mukobwa kitarafata umukobwa ku ngufu ngo nuko ari ikiragi wa musore ari maso bogisi wa kigoryi we fata abakobwa ku ngufu aracyambara bano barabyutse cyari kije gufata ku ngufu umukobwa ngo nuko abana n'ubumuga bwo kutavuga ko kiba kivuga tuyu nta nubwo yajya mu rukiko ngo ndege ngo namufashe ku ngufu cyari kije kumufata ku ngufu umusore yaratabaye ubu bano ni bagenzi be basabirizanya bakora umwuga umwe umukobwa yaraje gikura y'inkota gifite na moto cyari cyaje gufata umusazi ku ngufu umukobwa wibana n'ubumuga umukobwa nagavuga uyu mukobwa disi baza kumufatirana ari benshi kubera basa nk'ababona nkaho yasaze tugende umukobwa yarababaye we wirira wana ngwina n'ubwa mbere si ubonye twako twakubitiwe imihanda umukobwa yarababaye ntagavuga barabafatirana ujya kubona ukabona umusazi mwari muzi ejo aratwite hari ibisore by'ibigoryi biraho bigenda n'ibipapa bigafata abantu ku ngufu kuko bavuga ati uyu nguyu nta kintu yavuga wana ni umusazi cyangwa se ntavuga ugasanga ari abantu batiyubaha bameze gutyo basifata sasa urebye kano gakobwa uri kunshimira
నీకు సరిగ్గా నటించడం రాదు కదా. wa mukobwa we ntabwo uzi gukina urabeshya ntabwo uri umukinnyi wa filime mwiza కారణం వల్ల వేరే ndabizi iyo abantu babayeho mu buryo butandukanye పెద్ద పోల్ కొడుతున్నావు కదా wa muginga wari wigize intwari ejo tuzagaruka umukobwa tumutware sasa uyu musore yabonye uyu mukobwa nubwo aba yigize ikiragi muzima kugira ngo ashake amaronko uyu mukobwa yigira ikiragi ngo abone ko asabiriza ariko ni muzima akigira n'umusazi umusore icyo yakoze nta kindi musinyano yese azana umukobwa amuzana mu bitaro hano nk'umuntu wize niwe mushinzwe yego పర్సన్ ఏది అక్కడ ఉంది సార్. ninde nuriya mukobwa sasa yabwiye umukobwa ati noneho igira idebire nkwerekana umujyana ఈ ఒక్క హోమ్ లోనే డబ్బులు లేకపోయినా చేర్చుకుంటారు. hano niho hantu bajya bakira abantu babana n'ubumuga batabasabye amafaranga mu minsi 34 bazakwimurira ahandi hantu heza అప్పటి వరకు నువ్వు ఇక్కడ ఉండేవాడు. mu gihe batarakwimura komeza wigira umusazi wigira idebire mpaka bakwimurira ahantu heza niho uzanye umurwayi yego umukobwa yaje noneho yigize bamwe b'uburwayi bwo mu mutwe basa nyine nk'abatuzuye niko navuga sinzi uko nabivuga babana n'ubumuga nyine bwo mu mutwe umukobwa nawe yaje yigize gutyo kugira ngo arebe ko bazamwimura muri bitaro bakamujyana ahantu heza akaba ubuzima bwiza kugira ngo ave ku muhanda bya bigoryi bitazagaruka bikamufata ku ngufu చూసి వెళ్ళొచ్చు సరేనమ్మా. ఓకే ibigoryi byari bitangiye kumutega iminsi ati tuzagufata ku ngufu ejo tuzagutwara Yesu aza amuzana hano sasa muri ibyo bitaro by'abana n'ubumuga kugeramo yabonye wa mukobwa ukora mu karesitora agira gutya akaza kugaburira ishimwe kumbi ishimwe agira gutya ishimwe afite akaresitora ku gikweto hano Nyamirambo mu Biryogo agira gutya ibiryo bya bihari akabizanira abarwayi bifitiye ikibazo sasa umukobwa kureba gutya abonye umusore nawe urafasha nanjye ndafasha mbese hano uriya mukobwa papa uriya mukobwa ni umukene సరిగ్గా వానలు పడక urabona imvura rwose ibintu ntibikera బ్యాంకులో తీసుకున్న అప్పు తీర్చలేక వాళ్ళ నాన్న papa yaje kwiyahura bitewe nuko yananiwe kwishyura banki ideni rya banki బతకటం కోసం పిచ్చిదాని వేషం kugira ngo uriya mukobwa arebe ko yabasha kurokoka niyo mpamvu yaje hano akigira umusazi ఈ ప్లేస్ లో సెటిల్ చేస్తాను. nyuma y'iminsi mike nzamukura muri bino bitaro mujyana ahantu heza దేనికి? kubera icyo nsuhuza లేదు ఇంతగా uriya mukobwa uramufashije pe అలా చూస్తే నేనే మీకు సెకండ్ ఇవ్వాలి. ahubwo ngereka ngushimire mbere na mbere kubera iki ఎవరు పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే hari umugabo nigeze kubona aryamye mu muhanda yasinze అతనికి హెల్ప్ ariko we waramenye ko yasinze uramufasha hari umuntu unyura ku muntu yasinze ukavuga ati n'ubundi ni igisinzi kanyereke kandi bagiye ko na papa wawe ejo ashobora gusinda agati kuzo jya umufasha 8 గంటలు దాటితే పిండి ఫ్రీజర్ లో ఉన్న పాడైపోతుంది turabona iyo tubitse ibiryo amasaha arenga 18 muri firigo hari iyo arenze hari igihe bitakimeze neza rero mbere yuko amasaha arenga bikangirika turabizana tukabifashisha abo babikeneye కొట్టబోయి కాస్త nikabigenza katorore ari hakunino sasa yatangiye kwibuka aka gakobwa ahantu akazi akiri iwabo muri wa mujyi wabo yari afite amafoto y'aka gakobwa yajyaga yirirwa yareba amafoto yari yarayakuye he mama wakaza akabaza ati kano gakobwa uragakunda మన అమ్మాయిల ఫోటోలు ఉన్నాయా mwana wanjye nabonye mfite amafoto menshi yo kwereka y'abakobwa నాకెందుకో mama ngiye uyu mukobwa nkeka ko ari we nkunda mama we kumbe ఇలా చూడాలి uyu mukobwa yajyaga kubona amafoto yarabizi amafoto asigaye ari hirya no hino ku mbuga ifoto yaburiwe irengero n'iyanjye ntabwo wabona ifoto yanjye ahantu ari hose అమ్మాయి నచ్చిందిరా kumbe umusore ka gakobwa yajyaga abona amafoto akagakunda amaze no guhura n'akana keza ఏంటి ఈవినింగ్ 6 తర్వాత ati tugiye gufunga iduka ryacu ryarahombye ati mwifunga iduka saa 12 z'umugoroba ndaza kuza ku iduka ry'iwanyu iz'umugoroba ndaza kuza ku iduka katurore uwo musore icyo yakoze nta kindi yaje kuri rya duka ry'abari abakobwa wibuka uyu musore yize hanze ibintu by'imitekere arabizi twarabibonye mu mafoto yaje hakuno mu karesitora k'iwabo w'umukobwa atangira kubafasha kujya bateka igiporezo cyakurura abakiriya kuko ngo ni abakiriya bari bakigira umusore abafasha gutegura pizza z'ubwenge bano basaga nk'aho bahumira karara kubitwa n'imbeho ageze n'aho arwara malariya iriya mbe hatangira kurwara bagenzi be baramurwaza barafashanya hariya mama muri abavandimwe bakamworosa ibikarito bakagira guta imbeho ni nyinshi nakubwiye ingagari nk'iriya ntago yabura kurwara ku manywa yaba agiye guhura n'umukobwa akambara twa twenda twiza akajya kwirya amafoto n'umusore amaserifi niko bayita harya ni amaserifi okay ntabyo mbanza wijya kure ariko bakirya amaserifi umukobwa akaza ipega natoye ingoma mu giti muri amusore buriya si umukire we muhagare kuri bariyeri we nawe parika hirya sha zana siranse yawe
ఇప్పుడే వస్తాను. umva buretse ngiye kubavugisha ndaje. Sasa yaje kuri afande mani makaruswa makakitu kidogo nta mafaranga mfite. ఏమంటున్నావు? ఎక్కడ పని చేస్తున్నావు? ukora hehe ubundi nimba nta mafaranga ufite? ndasabiriza. ఎత్తుకుంటాను సార్. ఓయ్ ఏంటి కామెడీయా? సార్ లేదు సార్, నిజంగా నేను బిచ్చం ఎత్తుకుంటాను సార్. njye ndasabiriza. స్టేషన్కి వెళ్ళి wa mujinga winkinisha we waba usabiriza. సార్ నమ్మండి. afande nukuri ndasabiriza. ఎత్తుకున్నా. nagiye nagusaba nawe inshuro nyinshi ukamfungurira. jewe బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఉన్న sujya uza gusengera ku rusengero bita Ganesh Temple buri wa gatandatu ujya uza ukazenguruka inshuro zingahe మీదిలాగా ప్రదక్షిణ చేసి సాష్టాంగంగా మీరు ukabanza ukareba ibumoso n'iburyo ubundi ukaryama kuri sima ugasenga. iyo usohotse rero uraza ukamfungurira. నేను బిచ్చం ఎత్తుకుంటాను. mba nambaye nabi rega ntiwamenya. kumbe ko kafande yumvishe kino gisore ni igisabirizi ntiwamfungura ariko iyo ukibonye ku munwa ubona ari ibogari ya danje ifite amafaranga yayo. వాడికి మాత్రమే బిచ్చం వేసి సీఎం కార్ క్రాస్ అయిన తర్వాత వచ్చే ఫీల్డ్ లో రిలాక్స్డ్ గా వెళ్ళిపోతారు సార్. sore nabyumvishe jye ko mbona suri ibogari sha undusha feresheri. none sura mukobwa muri kumwe uriya ni sheri wanjye. uteretana na misi uri wamfungura fande yararakaye. mfite imyaka 45 nta sheri ngira. చూడలేదు కదయ్యా. ibi ni ibiki koko? వెళ్ళవయ్యా. genda mwibereho tu naba wamfungure musigaye mufite ibyuki ngiye nka fande nararaburije nta mukobwa ujya undeba sha ni inyenyeri. నిజం చెప్పాను. uriya mugabo se kucya kuretse ukagenda mubwije ukuri ntago arabwira umukobwa. saa tugaruke yakunino inganda za aruru batangiye kuzitera imibare. నా తమ్ముడు కొడుకు దగ్గర నేను కొంటాను. uru ruganda mugomba kurugura yaje kugurisha inganda. za nganda z'umusore onkere we yazishyize ku isoko. నుంచే శాంక్షన్ చేద్దాం. ఒకే రోజులో శాంక్షన్ చేయొద్దు. ఏ kubera iki? ఎదురుగా ఉన్న hakurino hano zino nganda zubatse n'ubutaka buhari మిల్లకి చివరి ubwo butaka nabwo buri ku isoko. పోస్ట్ పోన్ చేసే చుట్టూతా మన అడవే. పెద్ద మిల్లుకు దారి ఈ చిన్న మిల్లు నుండే. ఈ చిన్న మిల్లు మనం కొన్నామంటే ఆ తర్వాత ఎవరైనా పెద్ద మిల్లులోకి వెళ్ళాలి అంటే హెలికాప్టర్ లోనే వెళ్ళాలి. అప్పుడు చూడండి పెద్ద మిల్లు. katurore సార్ మీరు చెప్పినట్టే చేద్దాం సార్. కానీ ejo noneho tuzakuriza komisiyo మిషన్ రాలేదు సార్. amafaranga yose barayamuha ntaribi. muginga ubu mwishyire komisiyo yuzuye. umuginga atangiye gutanga amakomisiyo kugira ngo ziriya nganda zigurwe mu rwego rwiza arebe ko yabona abateja. cya kiguryi kimutwara kiva gutanga komisiyo kigarukana katurore mu nzira. bosi sura yawe ko mbona yabaye nk'iyarafati kaboyi afite urushoferi rwitwara kiduse rugira umunwa wambwa we kigoryi ntabwo rujya rumenya bosi. bosi ko isura yawe yabaye nk'iyimbwa yakubise imbwa yaragitiwe. bosi utamenera rinete bosi. kigoryi cyarakubiswe ishaho. నా తమ్ముడు చచ్చిపోయే ముందు వాడు 10 లక్షలకే హాస్పిటల్ ఖర్చుల కోసం మొత్తం ఇల్లు మిల్లు అన్ని రాసిస్తాను. umuvandimwe wabwo yari agiye gupfa yari yiteguye kugurisha ibyo yari afite byose kuri hafi 100,000 gusa kugira ngo abone imiti. అంతా చెడగొట్టింది. yatangiye kumucyurira n'umugore wapfuye. ఆస్తి మొత్తం ఆ రోజే నా చేతికి వచ్చుండేది. ఇప్పటికీ మించిపోయిందేం లేదు. yarababaye. ఇల్లు లాగి uruganda rwa mbere rwamaze gusa nkaho rubonye umukiriya ndaza kugurisha n'ibyabo byose. bosi niyo ganda afite అంటే ariko uriya musore ari kugira ngo aze asinye byose bigurwe. sasa umusore agomba kuza agashyira umukono wa nyuma. ఫ్రెండ్ షేర్ మార్కెట్ బిజినెస్ అని చెప్పాడు కానీ నాకు కూడా సరిగా తెలియదు. umunsi umwe nigeze kumva inshuti ze zivuga ngo ashobora kuba rwose akora ku bintu byerekeranye n'amasoko uburyo baguramo amasoko ariko sinzi neza. sasa ka gakobwa kamwe gacuruza pizza kari kugenda kabeshya bagenzi bakumenya rwose ari abantu bacuruza amasoko ariko umwe ni mama n'ukuntu ari ibogari kumbe ni kazi kari wamfungurira. నాకేమో అతను cyangwa se njye nkeka ko ateka pizza mu yindi resitora n'abagenzi babonye ateka pizza neza. కాదు అతని గెడ్డం చూస్తుంటే మహి rata ngiye mbonye buriya bwanwa bwe wagira ngo ni umunyamakuru pe uzi ko ameze nka rwa papiyasi rwiyise papi Valence Ndahiro. sasa buri umwe uriya musore mubona uko bashatse burasa umunyamakuru ra ntabwo aramenya akazi ke n'uyu sheri we ntabwo aramenya akazi ke byaramucanze. నిన్న నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ejo hashize inshuti zanjye zarambazaga ngo ukora iki yaje kumubaza icyo akora. mukora iki? ఏదో నిట్ కాదు umva ntabwo ari njye uri kubikubaza utagira ngo ndakarya abarezi. ఏం పని చేస్తావో తెలియాలా ఏంటి? తెలుసుకుని మాత్రం ఏం చేస్తావు? nyine nashaka kubimenya nkababwira ariko nimba utabishaka byihore utagira ngo ndakarya abarezi ingenzwa n'akazi kawe. umusore yanze kumubwira iby'akazi karaceceka. none అవును నువ్వేం ariko ubundi mukora iki? దానికి ఏమన్నాడే అతను? yagusubije iki? చెప్పాను అనుకో అప్పుడు నువ్వు ఇంకెక్కువ ningusubiza icyo nkora urambaza ibindi bibazo byinshi.
rero byabyiza ugiye అదేం కాదు umva ntabwo yansubije చేసే పని నచ్చుంటే ఐఎమ్ సో అండ్ సో అని ఓపెన్ గా చెప్పేవాడు iyo umuntu akora akazi akunda abivuga yeruye akavuga ati nkora kariya kazi చదువుకి తగ్గ పని దొరికేవాడు ahari wabona yarize amashuri menshi akaba atarabona akazi kamubereye akiri mu kazi atishimiye అనిపిస్తోంది ariko icy'ingenzi nuko afite akazi తన లైఫ్ కోసం ఏదో ఒక చోట ati njye ntacyo bimbwiye kuko ni umusore witunze apfa kuba afite akazi kaba ari keza kaba atari keza ariko byibura afite akazi kamutunze ఏదో ఒక పని చేస్తూనే ఉంటాడుగా బిచ్చమైతే ఎత్తుకో ikibazo nuko yaba ari wamfunguriye asabiriza ariko kuba afite akazi yitunze ibyo birabaye sasa neza neza ibyo avuze nibyo umusore wakora atapfa kuba yitunze tugaruke kuri ba wamfunguriye bigeze amasaha y'umugoroba barangije akazi bashyiramo udushati tw'ubwenge n'udupira bakajya mu kazi kose bakajya kurya isi nk'abandi mwana ntabwo uritunganye ngo tujye kurya isi njye ntabwo nzani mugende డీసెంట్ గా ఫెయిర్ గా mwana urabona uri boga rumeze nka VJ Anthony VJ Anthony niwe nyiri iyi filime nyiri kuyikinisha మేము నీ మనసు వచ్చేది urabona nuza ukatujya imbere abantu baraza kugira ngo tuve ahantu hakomeye bagiye kuvumba umva bano bose bawamfunguriye n'ababwiye ngo bambare neza హాలిడే tujyane ni bogari byibura nitugere baraza kugira ngo nta kibazo tujye kurya isi sasa bagiye kuvumba ni ku irayidi y'iwabo ఎవ్వరూ అడగరు mba ntugire ubwoba wegira umutima ukomeye abajya imbere muri aho we ni bogari abantu bamonye dore umukire hakuno we ni ukujya imbere wabona furesheri ukavuga ati uyu mugabo ni umuherwe muri aho mama wawe yaba ameze neza yego mama ameze neza ndabona wazanye n'inshuti zawe muze tubicaze uyu musore ni umusore mwiza ni bogare wamubonye bamwicaza mu bashyitsi b'imena hari umuntu ubona ukabona asa nk'amafaranga urugero iyo ngiye mu kirere baravuga ati iyi mbyeyi mumwicazanye n'ibindi bikomerezwa ari imbere sasa dore ngo baba bamfunguriye barabicaza imbere mu bindi bikomerezwa baba hasi igiporezo babicaje imbere mu mbyeyi mu ngagari muri VIP hamwe njya numva musoma ngo ni muri VIP babicaze muri VIP uriya mugabo uri hirya afite uruganda rw'amavuta n'umusore abazi bose uriya niwe nyiri Nazivid Mir afite uruganda rwitwa Nazivid uyu musore azi inganda zose uriya ntabwo umwibuka ko ajya agira gutya akaza akadufungurira sasa barabazi bose abakire bari hano bajya babafungurira అతను ఎవరో తెలుసా మీకు bari hakuno bari kurya babicaje muri VIP we bara bose niba wamfunguriye ndabazi bari abasaza mwicaje VIP niba wamfunguriye sasa bawamfungurira ukuntu umuntu abaza ajya bafungurira none siko batangiye kurya dukora iki umva nutabasora turakwirukana dore bawamfunguriye ngo urashaka kubirukana mu kirori ngo mubasohore kandi batangiye kurya babacishije ishene mani muhaguruke tugende byarabuye uwo ari umukire ari biliyoneri nawe asigaye ajya kuvumba umuceri ipirawo bakamuhagurutsa kwa Hasani zo mu rugo dore ngo baramwirukana kugera hanze barabatimbura umusore abona ntabwo ari byo bakubise abantu ngo baje kuvumba icyo kurya umusore yarababaye bakubise abasaza mwabigoryi mwerega mwicaye muri VIP muraryo we muritse umukire avayo nibyo umusaza ukubitiwe ibiryo ariko uzugukubita bakuziza ibiryo ubu koko nziza ibiryo nari umusore wihaye none ndashaje nakubwira abantu batagira imitima ese bano bantu bakoze ikihe kibi అమ్మా నాన్న అన్న తమ్ముడు అక్క bashiki babo ba mama పందిట్లో కొత్త సంబంధాలు కలుపుకుంటున్నాయి ati n'abandi bavandimwe bahuriye muri iki kirori iya mwihangane noneho muri kunyumva mwihangane nakabazo kamwe kari kabayeho nazo yatangiye kubabwira ati ababyeyi abavandimwe bahuriye muri iki kirori kugira ngo barebe ko baserebura ndetse barime n'umwana mushya ఇంకేదో కారణం వల్ల అనాథలుగా bano bandi rero baje kubabeshya bigize nk'ari umuryango w'iwanyu bakaza mu bukwe bwanyu nuko nabo basizwe n'imiryango yabo nta kindi kibi bakoze లైఫ్ బతుకుతున్న వీళ్ళు ఒక్క పూట మీతో భోంచేయటం తప్పా సార్ ese urakekana amakosa yabo kuba baje gusangira namwe cyangwa se kuba ari ba wamfungure ntabwo ari bo babihisemo మీ అందరికీ ఒక్క రోజు అంటే ఒక్క రోజు mwebwe byibura umunsi kuri mwe bari umunsi 3 పూటలు ariko bo ntabwo babizeye ko bari buze kurya gatatu ku munsi cyangwa nimba bari bunarye ntabwo babizeye ko ejo bazarya వయసు మళ్ళిన వారిని కూడా చూడకుండా none dore ukubise umugabo mukuru nk'ukubita umwanzi ndagira ngo mwumve ikintu kimwe mwese yaba mwebwe yaba twese muri iyi si umwanzi wese tuba duhanganye n'umwe umwanzi uhoraho ni inzara wumvisha igisubizo umusore bahaye ati abe mwebwe abe bano mukubise mubaziza ngo kurya umwanzi twese duhanganye nawe uhoraho abandi banzi baraza bakagenda ati umwanzi wa mbere bura tuba duhanganye nawe ni inzara ari byo nawe usanga bavuga ati umwanzi wa mbere duhanganye nawe ni igifu cyacu kuko nicyo tubyuka dukorera nta kindi కాసేపైనా ఫ్రెండ్ చేసుకుందామని byibura bano basaza bari baje kugira ngo barwane n'uwo mwanzi wabo mu kirori cyanyu niryo kosa ryonyine bakoze mbega bari baje kurwana n'uwo mwanzi bita inzara mu kirori cyanyu nta kindi none se wowe urinde ko tubona uzi ubwenge
kuza ubwe nanjye ndi wamfunguriye nanjye ndafunguza ndi mugenzi wabo. Akimara kuvuga ngo arafunguza barumiwe. Sasa ataragenda guhindukira hano mama yake na mama, dore ngo umukobwa aramwumva avuga ngo ni wamfunguriye. Amubonye bamucisha n'ishene bamwirukana mu kirori ati ni wamfunguriye. N'aba bakobwa bagenzi barabyumvishe, wa musore ni wamfunguriye. Nta kundi umukobwa yakubiswe n'inkuba najya nkamubwira ko wize. Dore umusore ngaraseba ndaseba ariko mama wanjye akire tu, nicyo kikwereka urukundo. Ataho kugira ngo nihagararo nyene bagati wapi bimwe by'ubusore bw'inayi Kigali bwiyemera bukirata n'ibintu budafite. Uyu we yarapeveye aravuga ati wenda umukobwa mfata uko ashaka ariko icyo nshaka ngenda kizi. Nakwita watwogera hano bamwakiriza imigeri n'amabagisi. Yehe bamwakirije imigeri nakubwiye imyaka yaje niza yonyine. Akiri gukuba akimara gusaba imbere y'icyuki, dore ngo baramupakira pandagari, bamubitse nk'ababika imifuka y'ibirayi baratwara. Bamukubitiye mu gafuka jaho, rega mba nayizanye kirabiranye cy'ubundi ngo ni mba nazanye kantu k'ubwenge. Yakubitiye mu gafuka baramupakira. Ni bande katurore kuva nagafashemo nta mayoberere bubemo. Nuko tugatangiye none ubu nibwo filime itangiye. Abari muri hanze filime iratangiye, mwishyure nyakenyerereho mbone gukomeza ja. Okay. ati umwanzi wa mbere duhanganye n'inda, njye nta wundi muntu mpanganye nawe. Sasa bamuzanye hakunino, dore ibyamufashe ibi bigoryi binkubitimo. Kumbe ni bya bigoryi bitatu yigeze gukubita byagiye guhuruza abavandimwe. Muri iyi minsi rero abarara bakoze amashyirahamwe, ukubita umurara mwabwira ati mani ndazana amaniga yanjye tu. Umva bano nabakubise rero bateje ibibazo wa munsi. None dore umunsi banzanye hano nabyo si amakosa yanjye, wabambwiriye ko bari kundenganya. Kuki mumuzanye hano basore? Bazanyije ninjye wabatumye ngo bagukubite bakuzane. Nashaka kumenya ninde wabohereje watumye nkubitwa. None niwe wabohereje? None ubu ngubu ngiye kugukubita barebera. Akimubwira aramukuma, parika muri muvezare. Sora avuye. Nashaka kumenya ninde wabatumye, nuko mwambwiye ko mutitumye. Wabatumye ari Rudawa. Haryo urambwiye ngo urankubita bano basore bari kurebera sha.
reka turebe ninde uri bukubita undi noneho baduhitere nawe ni umusore ariyumva umva musubire inyuma nkora akazi kose muraravayo kivayo aracyambara depoza hano aragicabiranya kubitira umuginga mu gafuka wena ni hasi gikubitira mu gafuka rwa rugo rwiraseka annokade single ga ilaడు yaragikubise kigoryi yifitiye ibibazo bya mamari w'abaginga mukiniraho kinira ku muntu yifitiye shida batuye umujinya afite arakinetorura depoza hano uru ruraseka arahari imbwa ashaka ikunda guseka naga ikigoryi hirya arakiribata yifitiye ibibazo mwana wahushyemo wa mbwa we yaragitimbuye shawo zamumenyera abantu nta kandi kazi mugira umuntu aba yifitiye ibibazo byinshi izi mburamukuru wagira ngo nta kazi zigira zirirwa ziri mu rugomo gusa zizimbwa ikigoryi gusa ni nk'icyo nabonye cyitwa vampire cy'ikigoryi shawo kirwana kipfa ibiryo hariya hakurya iyo za Rubavu hari ikintu gikurusha ndumirwa gusa cyitwa ni vampire ni sinzi uruzina cyitwa uyaza kureba boss mwabigoryi mwe boss arakubiswe niwe je bagiraga kureba yambwa arafati kaboy arashaka guseka asal manishi wena yatangiye kwibuka boss ari kubabwira cyo no bichikari gottarante ikigoryi uraseka bagenzi be bakubiswe sasa umunsi bakubita bara bagenzi be arafati yarasize guseka biranga boss ndumva nta guseka umushize rero twembe ariko nyine boss yakubiswe ugaseka rwarafati rurumva rwaseka kaboy guseka biranga kirashaka guturika ngo giseke ariko none usetse boss yahubwirwa boss kaboy irashaka guseka tu boss guseka rwose kubihagarika byananiye nukuri guseka kubihagarika byananiye boss yari yabiyemeye ati muzo no muginga mukubite boss mundari kurya ngiye guseka rwose mbabarira boss yarebye ikigurya ariko nk'iyi mbwa bose baramuseka bakongera bakikaruma ఏదో ఒక పని చేస్తూనే sasa apfa kuba afite akazi atari wamfunguriye bano baje kumuseka kumbe sheri wawe ni wamfunguriye baje kumuseka dore umujinya mahi తను అనుకుంటున్నాడేమో మంచి బిజినెస్ ufite akazi ukora uri umusore uri umukobwa mwiza ni gute ikigoryi nka kiriya cya wamfunguriye kiza kikakubeshya ngo ntugifite akazi cyaragafashe kuki bagushuka sasa umva turyabarezi gusa umukobwa ntago abyumva yarababaye ariko uzi ko uri icyuki nk'iki wari umaze iminsi umurikiye bagenzi bati nabonye umusore shawi bogari no bamubona akabona ni ikibogari website ప్రారంభించండి babasha kumirwa gusa అభిప్రాయాలు డైరెక్ట్ గా తెలుసుకోవడానికి tugaruke hako nino karacyakomeje tugaruke hano muhanda nijoro hano bano nta kindi birira ni bya biraha bya venti senkani mbushi కడుపు నిండా తింటే మనసు తృప్తిగా ఉంటుంది umutima wumva unyuzwe rwose igifu gihaze wumvishe నాకు నయనతారని పెళ్లి చేసుకుని జూబ్లీ హిల్స్ లో ఇద్దరు పిల్లలతో bari hako nino bari kurya ku muhanda umusore yambaye nabi ntago wamenya ko ari umuherwe మరి నయనతార జూబ్లీ sasa umusore kumwe na bya wamfungure bigenzi bye kugera hako nino yabonye wa mukobwa mahi abona mahi yambaye ibyenda byacitse uyu mukobwa yajyaga mubona yambaye neza amasaha y'ijoro yamuje imbere yambaye imyenda yacitse kubera kwiyakira mukobwa kumureba cyambaye nka mayibobi bikamwambira ntunsebye amuza imbere bakunda ukize nibyo wa muhanzi bita ngo ni nta soni yaririmbye bakunda ukize winsebya dore uko gisa kandi ejo bundi yari sheri we muko wemuye nk'igiceri cya senkani ureba arahita avana agenda urabona atari wamfunguriye numuha nk'igiceri cya senkani arakuva imbere naho ubundi ntago yahava umukobwa yarababaye n'ubundi mukunda ukize ejo bundi nibura ninsubira muri miliyari zanjye nzaba mbona muza umusore acaho gusa umukobwa nanone umva gusa umukobwa dishyikwereka atari ikiryabarezi yaramukurikiye katurore ఏం చూస్తున్నావు urareba iki కోపం రావాలి నువ్వు నా వెనక రావాలి nari narakaye ugakomeza ukankurikira none నీ డ్రెస్ చెప్తోంది నువ్వు పెద్ద maze kubona kuko imyenda bigaragaza uko wavuze uri basi ngwino nguha akazi muri resitora yanjye nimba warabuze akazi basi uze nkugire kashi ujye ubara amafaranga nimba utabishaka basi ndagushakira n'akandi kazi ariko rekera gusabiriza ndakwinginze wisabiriza ikikwereka ko umukobwa mukunda genda gushakira akandi kazi sibyo
ye va mbwira basi impamvu mbwira impamvu udashaka akazi akibuka wa muganga wa munyamasengesho ambwira ati utazagira umuntu ubwira impamvu uri muri bino bintu bigaragara ko ndi kukubaza kandi ntari inshuti yawe sibyo ubundi ndi iki kuri we ku buryo nakubaza ibintu byawe gusa umukobwa arambwira ati basi rekera gusabiriza utansebya ngiye ngushakira akazi none abishaka uze nguha akazi muri resitora yanjye ndashaka kuvuga nyine nifuza ko mbera inshuti nziza ariko nta kibazo niba udashaka kujya umbwira buri kimwe n'ubundi ntabwo twiganye muri universite sibyo ngaho bye gusa umukobwa umukobwa acaho uri maneko sibyo uri maneko waje kuneka wigeze wamfunguriye nabimenye uri mu iperereza sibyo wapi ari wanyuze yamunagira igiceri fata senkane wamurara ugiye kurya agatsima umukobwa tora igiceri ndabizi uri maneko uzasiga kuba ntabwo kabyumva ukuntu umusore nk'uyu karabizi iyo baganira umusore azi ubwenge ararenze nta kuntu yaba asabiriza gusa umusore nanze kumubwira impamvu iminsi kigiharira ikirere kimeze nabi ahitwa muri Tirupati hano ni ku musozi w'Akanyarira aho benshi bakunze kujya gusengera hakuno no kuri televiziyo biri kugenda bicaho hano twahuye n'abantu baje gusengera za Kanyarira Vijayawada aho abakozi b'uruganda na ba nyir'uruganda baje hakuno bano bari kwibaza isano abakozi bafitanye na ba nyir'uruganda ba nyir'uruganda rwa Nuzifidi baje gusengera nyir'uruganda urwaye kumva umusore kureba mama we disi kubera arwaye abakozi bo mu ruganda bataye akazi bajya gusengera ku musozi wa Kanyarira basengere mama we bigaragara ko abakozi bo muri uruganda rw'iwabo bamukundaga umwana w'umugore yize mu mahanga aho umwana yize niho n'uwanjye yiga uriya mudamu rwose yaradufashije twese niyo mpamvu twagiye kumusengera Kanyarira wa mugore dore abakozi bose mu ruganda bataye akazi bagiye kumusengera ese uriya mugore nyiri uruganda ko urwaye mwaje gusengera akakuru turiya mufata nk'umukobwa wanjye nubwo mukorera njye niyo nabura amaguru yanjye ariko nitwa ko namutabaye nta kibazo namusengeye uriya mugore yakoze akazi keza ku buryo mu kurwara ko abantu bose bamusengeye bataye n'akazi kabo bakajya kumusengera umusore arebye mama we ntabwo ari uri mu kazi konyine kuko ureba ko mama we yakira kunino halo mbwira nabonye abakozi b'uruganda kuri televiziyo ntabwo twakabataye ku bwo kwikunda mugire icyo mubakorera basubire mu kazi ni igitekerezo cyiza turaza kubikora hakunino పూజారి గారు రండి సార్ దగ్గర hano hari waje ni padiri padiri muri aho niwe usengesha abantu బయటకు వచ్చేటప్పుడు మెట్ల మీద కూర్చున్న వాడికి రూపాయో 2 రూపాయలు iyo uvuye mu rusengero uduha ibiciro ukadufungura ariko iyo twari hanze twashyizemo ubushati ntabwo ujya utumenya బయట కలెక్షన్ అస్సలు బాలేదు మరి లోపల ఎలా ఉంది ariko tubona hanze bakeduye amafaranga wakwinjira imbere mukanyamuda amafaranga నేను పెరిగిపోయిన మైసూరు పాకం పోయే కొద్ది పొడి తినాలేమో acaho tugaruke hakunino మిల్లు రిజిస్ట్రేషన్ tugaruke kuri rwa rugabo rwa onkeri rwa pasiji rw'uruhara wibuke ruri kwibaza turiya musore ari hehe aruru kugira ngo azasinye ku mpapuro ఆ కట్టల్లో నోట్లు మిస్ అవ్వకుండా ari hakunino yaje gusenga gikunda amafaranga shawo sasa ari mu nzira agenda yabonye aruru abereye onkeri aruru umukire rajesh yabonye ari gusabiriza ndarota cyangwa umwana ashaka ko ibinganda akazigurisha ari gufunguza mbega ni nko kubona imbyeyi wari uzi iri ku muhanda igenda ifunguza urebe imbyeyi waba uzi naho nyine ubagereranye iri mu nzira ifunguza ubwo abenshi mugiye guhita mureba roke ndabaza umva mbonye umwishyiko wanjye ari kugenda asabiriza reka warasaze kucecetse kandi nkubwiye అరుల్ కా దోస్త్ inshuti yarawe irampamagaye అరుల్ 2 ఫ్యాక్టరీలో అమ్మదని ngo aruri yamubwiye ngo uruganda ntibarugurishe aruri iby'inganda kuzigurisha bihagaritse sasa dore pasiji ngaragira ubwoba kandi yarazi ko uruganda bura gato abakomisiyoneri babonetse mana ibintu bishyira imodoka ngo ino tujye kumureba uwo mugingo ushaka gutuma nagurisha uruganda nje mwiboneye hano mushakira hakurya iriya abasore batangira kumuhiga bamunzira mo kapfa mwe sasu yabonye umusore
yarazi ko uruganda narugurisha azamurya, none u Rwanda rwanze ko uruganda barugurisha kugira ngo bari abakozi bagiye gusengera za Kanyarira bakomeze akazi kose bashinzwe. ఎక్కడైనా కనిపించాడా? hari uwo mubonyera? వెళ్ళిపోయాడు అర్థం కాలేదే. ntabwo tuzanaburiye. ese ubundi warebye neza? Ceka ndi impumyi ariko wambara rinete. Mbwira niye mpamvu yatuma umuntu ufite za miliyari asabiriza ku muhanda? Mbwira. Hari impamvu ebyiri zatuma miliyoni asabiriza ku muhanda. Iya mbere nuko yaba ari mu masengesho ari kugira ngo yuzuze indahiro yasezeranye. Indi mpamvu ya kabiri yatuma umuntu ufite za miliyari asabiriza ku muhanda nuko yaba yasaze. Icyo mbwiye cya mbere, uriya mwana koko menya ari ku muhanda asabiriza kugira ngo ashimishe Imana mama wa Kire, uyu nicyo yahise atoranyamo. Ese iyo umuntu yagiye muri ako kazi yarikiye bisaba runaka kugira ngo iyo ndahiro irangire? Ubusanzwe ni iminsi 48 iyo wagiye mu kibazo nk'icyo ngicyo cyo gusenga ugira ngo Imana igusubize. Yarabyumva yinjiye mu modoka, amenye ko umusore ashobora kuba yaragiye gusabiriza kugira ngo ashimishe ibigirwamana bikize mama we. Yaje hano araseka pasije, yarumiwe, yarishimye. aha yishimye, ubu byose arasa nk'ubifite hakunino. Arabaje hano ni ibyihebe. Ikibazo ni iki? Ndagira ngo umve amagambo. Hari abagabo bari hano bari kumwe n'abagizi ba nabi. Ibintu byose bera muri ruriya rugo ntabwo byemera amategeko. Baragenda bagafata abarwayi barwaye mu mitwe, bakazana abaganga bavuye mu bihugu byo hanze bakaza kubasura. Sasa ndagira ngo ukurikire filime. Ka gakobwa yabwiye ati genda wigire debile, wigire umuntu utuzuye mu mutwe, ujye mu bitaro nawe babashe kukuvura. Umukobwa yavuye yazamubwira ati burya muri bya bitaro baragenda bakazana abaganga bavuye hanze bakaza gusura abarwayi bo mu mutwe. Urabona abantu birwariye mu mutwe ntabwo bazi n'ibiki bijya mbere. Ka gakobwa kari karimo ari kazima, nabumvaga bavugira imbere yanjye bazi ko ndwaye. Baragenda bakazana imiti ya nyayo bakabatera ibyorezo, bakazana abaganga bavuye mu bihugu byo hanze bakaza bavuga ngo bashe kubavura ibyorezo byateye, bagatuma abarwayi benshi babatera ibiti bikaza gutuma abarwayi ahubwo baremba kurushaho. Nagiye mbona abarwayi benshi bapfa bitewe n'iyo miti babatera, sinzi icyo babakoresha. Baza kubigiraho babavumburaho bakora ubushakashatsi ugasanga abantu babipfiriyemo, imirambo bakayitwara. Umukobwa yarabibonye abonye ko ari kwica abarwayi, we kuko yari muzima yarirwaje yaragiye hara mu bitaro by'abasazi bantu umurwayi mu mitwe basanga batuzuye neza, arangije aracika. Sasa baje kumukodeshereza iby'abaganga. Urabona uno mukobwa n'uyu musore wamuzanye mu bitaro ngo aze kurwariramo mu bahige. Umusore aramumuzira. Sasa bari gushaka Aruru, niwe wazanye uriya mukobwa mu bitaro kwereka bano bararaturamuz. Bose niwe wakudukubise bano bose niwe bashyize ibimenyetso ku maso, niwe wabatimbuye no musore. None se ni ikirara cya Atari akorera kaye gatsiko k'amabanda, akorera sinu. Oya ntago ari ikihebe, ni wamfunguriye. Sore nk'uyu ni wamfunguriye. None ni gute yakubise abasore bawe ukamubabarira wa muginga we? Kumbe nawe yarakubiswe, nawe yaramukomye do, ntubona hano nawe yarakubiswe. None abantu bakaba bakwitari gutusha. Mbwira mumbwire mwabikora kimwe. నువ్వు జైల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మమ్మల్ని చూసేది అతనే కదా, అందుకే అతను రైట్ అన్నా. ఇయాల్సి నుండి నీ లెఫ్ట్ అని పిలవండ్రా. mujye nkamwitera futu noneho. పిలవండ్రా. లెఫ్ట్ అన్నా. లెఫ్ట్ బాసు. లెఫ్ట్ అన్నా. bamwize ikizina kibi. రైట్ అన్నది మర్చిపో. gwero no munsi ntago ari unyungirije buno ugiye mu basore bandi basanzwe. దిక్కడగడానికి పరిగొత్తావు. icyo ushoboye ni uguhanagura agatafari kawe gusa. Kigoryi. Sasa niwe warindwanye boss yaramututse, wora kubitwa na wamfunguriye mise nkumanura. Saba wamfunguriye mwese muri kora kano gafilime ndakabatuye. Nabo rega nago baba bikunze. Kandi mba munabikora mubikunze mwarabisemo nanone mukomerezaho rwose. Kombe yako nino muri restaurant. ప్లాట్ఫామ్ మీద వాడు పక్కన కూర్చొని దీన్ని కూడా అడుక్కోమను. తన ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసా? ese kibazo kimwamukize. సారీ టు సే దిస్. umukobwa afite ikibazo miha. ఓపెన్ గా చెప్పింది కదా, అందుకే మన ముందు అంత ఫ్రీగా ఉండలేకపోతుంది అంతే. umukobwa asigaye yirirwa arira. వస్తుంది. narakaye. ndumva nanamwanze ariko nanone kumwibagirwa byananiye. wamfunguriye yamugumyemo. మర్చిపోలేకపోతున్నా.
yarabaye ko umusore wamfungura ariko n'ubundi arumva kimukunze. Abakobwa b'iyi minsi basigaye bakunda ibyo mukora abahungu, muritonde. Yagiye kubwira bagenzi uzisheri dusigaye dukundana, bagenzi nta kindi bamuza, none sakora iki? Sasa kuno tugaruka ba wamfunguriye barara. Katorori. Babahaye icyo kurya. Babazaniye icyo kurya. Sasa arabazaniye ibyo kurya ba wamfunguriye ku muhanda. Cya kigoryi bayakazi ngo kirangize uno musore kirahari. Uyu musore afatanije n'umukobwa woze yarirwaje mu mutwe, sore barakubita. Sasa boss akubita ntaga muzi. Sore gukura y'ingumi ngamutere abura utubaragagwa hasi. Bigaragara ko bamuroze.